Eyo mbifurije ibihe byiza nanone. Eyo peace my people again. Welcome back to this podcast. Nizere ko mumeze neza cyane. Ubusanzwe nge nkora gospel, indirimbo zo kuramya no guhimbaza. Ariko nyine hari ikintu naje kubona, hari ikintu naje kumva ko ari ngombwa gukora ubundi roho, umwuka uba roho nzima iba mu mubiri muzima. Rero naravuze ngo tuganire kuri cyo tuganira, duhurira ahangaha mbere ko nshira igimbano cy'umwuka hanze n'icano ni yanyu kugira ngo cyo tuganira tungurana ibitekerezo. Ariko hari topic iyi podcast ngo andi mahirwe, undi munsi andi mahirwe, another day another chance. Rimwe na rimwe ushobora kugerageza ikintu kikanga today, ariko ejo kigakunda, kiba cyakunda. So rero igihe ugihumeka gufite umwuka uri gukora ibintu bigakunda, wabyuka bikemera, abarandi mahirwe ubonye ni another chance ubonye. So rero navuze ngo tubiganireho, cyo tuganira topic rimwe na rimwe duze duhana ibitekerezo. Nzanshiraho ibiganiro, ishobora kuba gatatu ku munsi cyangwa kuwa mbere, ku gatatu nuko wa gatanu, ariko bishobora no kurenga, who knows, you never know. Imana ishobora guhumugisha tukaba twaganira nyine tukareba bitewe n'ibyo Imana yaduhaye cyangwa n'ubuzima. Ariko uno munsi hari ibintu nshaka kugira ngo tuganireho. Hari ibintu bishobora kuba birenga 7 cyangwa 10 dewe tuganira, ariko turavuga bikeya bishoboka, ibintu udashobora gukora cyangwa ushobora kwirinda hano muri Amerika. Ushobora kuvuye muri Afrika, uvuye muri Asia, uvuye whatever, ariko ibintu birindwi, ibintu birindwi ugomba kwirinda ugeze muri Amerika. Ikintu cya mbere ugomba kwirinda, guhamagara ambulance. Uvuga ngo umuntu arwaye mu rugo ugahita uhamagara ambulance ako kanya, kuko ambulance irahenda cyane. Guhamagara emergency ambulance, wenda tuvuge emergency, ariko ambulance niyo bazi muri Afrika cyane. Guhamagara emergency urwaye ugahita uhamagara emergency bigukosinga amafaranga menshi cyane, amafaranga menshi utabara. Ahubwo iyo urwaye kumva unaniwe ushaka kujya kwa muganga kuri hospital, ushobora kureba mugenzi wawe agahita kugezayo, cyangwa famiye mu rugo iwanyu agahita kugezayo. Apana kubona umuntu angameza gutyo ugahita uhamagara. Birashoboka ko uhamagara emergency ariko mu gihe ikintu kiri grave, ari ikintu gikomeye. Ariko ibintu ukumva urwaye ariko ushobora kuba umuryango wawe n'undi wari wese ushobora kugeza ku bitaro, ntibakazakora icyo kintu kuko kirahenda cyane, cyakujyana mu ideni rikomeye cyane. Ikindi cy'ingenzi umuntu agomba kwirinda ahangaha gikomeye cyane, ushobora no kukuviramo n'urupfu, icyo bita niba bagupurize polisi iraguhagaritse, waba ushaka kwerekana ko uri polite, ibintu bya polite, kwerekana ko uri umuntu mwiza, ikintu ugomba kwirinda mu buzima ni ukugira gute, no gushaka kuva mu modoka batagwaye uburenganzira. Araguhagaritse, warangiza ugahita ukwingura urugi ngo urukumusha. Kuko handi ikintu cya mbere batinya, none uri umunyafurika kandi bajya yishyiraho udusatsi, ugasanga bishyizeho udusatsi ibya bindi niba ari kugira gute, ugasanga cyangwa ugasanga yambaye utudura, none ukibesha ugasohoka, polisi iguhagaritse mu modoka, warangiza ugahita usohoka. Ndugu yangu, polisi hano zitinya abantu, buri ikintu baba baritoje ni ukuba bari tayari. Iyo babonye umuntu asoze ngo bashobora kugira ngo ugiye kubarwanya, bakaba baraguturikije, ugasanga urapfuye, ubuzima bwawe burarangiye. Rero ikintu uzirinda polisi niba iguhagaritse, cya mbere urafungura idirisha gahoro, amaboko ari kuri telegisiyo. Kwakunde ngo nyine ngo wigize ngo umwana mwiza ngo ugiye gusobanura ngo uzi gusobanura, icyo kintu ni ikintu kiri seri ugomba kwirinda. Kuko ngo bashaka kuguturitsa bagize ngo uri umuntu
hari abantu bajya ujya usanga ukagira ngo nyine ni abantu mbese bazi gusobanura, ugasanga umuntu azi gusobanura yigize umuntu uzi gusobanura cyane. Rero ntabwo ari byiza akagusobanurira polisi ngo ujya ngo hano ngo mpagarikiye ubusa, ahubwo uritonda, yarangiza nuko akaguhagarika akakubaza, hanyuma ugahita umusobanurira ibyo ushaka kumusobanurira niba ari iby'ingenzi. Apana guhita umubona ugahita usohoka mu modoka ukakundi ugiye kumusobanurira ngo yango abantu bazi icyongereza bagushyiramo bya ahubwo naguhagarika ikiyo, ugomba gufungura ikiyo gahoro, ahita anabwira ngo fungura ikiyo, agenda akubwira fungura ikiyo, utarabona gifungura gahoro, amaboko abiri kuri steering direction, cyangwa aho agaragara nubwo ataba ari kuri direction ariko agaragara amaboko, utabuje ngo wikoreshe utuntu twinshi, kora ku kintu akaboko kawe kaveho kari ari uko abikubwiye, ari ikintu agusabye wenda insurance, agusabye wenda driver license, agusabye wenda n'ibindi bindi, ukaja gurete ukabireba. Niba ari ikintu ushaka gukora nacyo ukakimumenyesha, apana guhita nyine ubikora vavu, kuko ashobora kugira gute, kugira ubwoba, kuko cyane cyane abatenyero n'Abanyafurika, aba black, abirabura, abazungu, buriya nk'abantu baba bafite nk'udusatsi baba baraduhambiriye cyangwa bashyiremo utuduraga cyangwa bameze ukuntu, cyangwa bari kwivugisha icyongereza ngo azahende z'abinanga cyane, accent iri tough iri deep, hari gashobora kwikanga akaba arakurashe. Rero ibyo bintu ugomba kukirinda cyane, nacyo ugakurikiza amategeko, bizagufasha kugira ngo ubuzima bwawe bureke kugira gute, kugendera mu kamaro. Icya kabiri, kuzana ngo ubugwaneza bwinshi ugahereza umuntu irayidi, ugahereza umuntu ubonye ku muhanda yaje bakora umuzungu cyangwa umunyafurika utazi, cyangwa ari wese ugahita umubwira ngwino utamuzi, utumishyira mu modoka yawe ukamutwara. Aho ashobora kukugambanira cyangwa ugahura n'ikibazo akavuga ngo uri umushimusi. Rero uhuye n'ikibazo cyane, ikintu gikomeye cyane, ntago ari byiza guhereza umuntu ride utazi, nguzanye impuhwe, nguzanye nego ziwanyu zo muri Afurika, ahubwo ushobora no kugira gute, no kumuhereza amafaranga, agira ngo umuhereze ride, wamuhereza amafaranga agatega Uber cyangwa Lyft cyangwa agatega bus akajya ashaka kujya, apana kumushyira mu modoka utamuzi. Ashobora no guhamagara bakavuga bati umuntu aranshimuse simuzi, kandi imyaka bamara muri gereza ni imyaka myinshi cyane, nawe ubuzima babukurangiriyeho. Rero ntukazagerageza gukora icyo kintu. Ikindi cya gatatu ugomba kwirinda hano muri Amerika, ikintu cyo gukora ku muntu, ngaragututse wenda muhuriye mu muhanda akaba akubwiye nabi, cyangwa akakuba yakubwira amagambo atakunegeye ngo wande muri Afurika ngo ramusimbuze ngo mukozeho, ngo cyangwa umukubise nk'ingumi cyangwa umugeri, umukozeho ashobora kwikubita hasi akiryamisha, akavuga ngo uramuvunye, baza bagapima ibiganza byawe byamukozeho, ugasanga wishyuye amafaranga atabarika cyangwa ugiye muri gereza. Rero n'umuntu niba akubwiye nabi ntabwo ari byiza, n'umuntu akubwiye nabi ya bindi by'imijinya y'Abanyafurika cyane, ugasanga umuntu yarakaye akagiye kugufima ngo buriya ngo nakumerera nabi. Ibyo bintu ni ibyo muri Congo. So rero mujya mubyirinde cyane, don't touch to anybody, tukazigira umukorera, ahubwo niba akubwiye nabi just leave, ugomba umureke wigendere, sibyo? Icyo ni ikintu cy'ingenzi ugomba kwirinda hano muri Amerika. Ikindi urabona ni kuri line hano, ushobora kuba bakunda kuja kuri line, wenda ari fit appointment cyangwa ugiye ku isoko cyangwa ari service runaka mushaka, hanyuma nuko usanga abantu bagiye kuri line, ni ku murongo, uko waje mbere urakorerwa mbere, nta bintu by'ikimenyane. Ahubwo ikintu cy'ingenzi aho ngaho kirimo, umuntu agomba kwirinda abantu benshi batazi, muri kuri line ku murongo kwegera umuntu. Ntabwo ari byiza kwegera umuntu ahangaha, ushaka kumwegera umuntu akumva atari comfortable, akaba yanaguhamagara akavuga ati uyu muntu ari kujya nyegera, usanga bibaye ibibazo. Rero ntabwo ari byiza kuri line, ntabwo ari byiza gukora kwegera umuntu ngo ube close, umwegere nyine, cyangwa ngo ushake ngo
gukora akantu kawe ngo wegere imbere ngo nyine ngo uri umuntu ngo uri kwihuta, ahubwo ujya usaba, urasaba ukavuga ati ari ngombwa ariko nta nubwo ari na ngombwa cyane cyane, niba wakerewe ugomba kujya kumureba kukarindira akaba ari imbere yawe barangiza, banagukata ngo ugere gutya. Ibyo bintu ugomba kubyirinda cyane kuko bishobora kukuzanira ingaruka. Ikindi abantu batajya bamenya badahereza agaciro cyane ni tip. Niba umuntu agukoreye ikintu uri muri resitora, abantu hano muri Amerika ibintu byose ni tip. Usanga ukora ariko tip aba ari ingenzi cyane. Abantu benshi wenda twavuye mu bihugu byo muri Afurika cyangwa abimukira cyane ntabwo bajya bahereza icyo kintu agaciro. Benshi nta nubwo bajya babimenya, bajya bagira ngo ni ubushake, ariko hano ni igitegeko, ni ugutanga tip. Niba muri resitora umuntu agukoreye serivisi, umuhereze tip. Niba ugiye ahantu ku isoko umuntu aguhaye serivisi runaka, ni tip. Ibintu byose hano muri kino gihe ni tip, ibintu byose ni tip. Rero ni byiza, uzarebe n'utwara umuzungu azaguha tip, cyane cyane abanyafurika nibo batajya babikora, ariko tip niyo ya mbere. Ikindi ugomba kwirinda gusanga umuntu kwa kundi umuntu ugasanga nko mu isoko ugasanga umuntu ari kuvugira kuri telefone cyane ngwe. Ntabwo ari byiza kuyeringa cyane muri public, amugara cyane ngwe cyane, ntabwo ari byiza. Ahubwo umuntu ashobora kuguhamagara polisi akavuga ati hano hari umuntu umeze nk'umusazi yatubujije amahoro, bakumva batari comfortable, ugasanga uguhamagariye none polisi ikaza ikaguhamagara ikabaza se ufite ikibazo ufite ni ikihe, bakakubaza. Rero ntabwo ari byiza, ibyo bintu bishobora kuba bigize n'icyaha, cyangwa gutera trash aho ubonye kwa kundi ngo uguza akantu urakariye warangiza mu modoka urajugunye hanze. Icyo kintu nacyo bishobora kujya gukubita fine y'ubwenge, ugasanga utanze amafaranga y'ubusa ariko gashashutere hanze, polisi ikakubona. Ikindi wenda ni byinshi cyane, ariko ikindi navuga umuntu agomba kwirinda ibintu byo kubazanya imyaka. Ugasanga umuntu ntiwomuzi cyangwa kumuhobera utamuzi. Rero ibintu byo kubazanya imyaka cyane bisa nkaho uba winjiye mu buzima bw'umuntu muri personnel. Ntabwo ari byiza kubaza umuntu ibintu biri personal cyane. Muri Amerika abantu bari friendly, baba bameze neza, ushobora n'umuntu kubona ari gusekera mutanaziranye, ariko ibintu biri personal cyane ntabwo ari byiza. Rero kwirinda ibintu biri personal, imyaka, kwinjira mu buzima bwa cyane ugasanga uri kugira, ntabwo ari byiza. Muri friendly it's okay, ni byiza, ariko kwinjira mu ndani ntabwo ari byiza. Ni byinshi rero twaganira, ariko ibintu byo mbashe nababwira kugira ngo umuntu ashobore kugira ute kuba atakora muri hano muri Amerika, ukabyirinda cyane. So rero impamvu ngoze kano kantu gatoya ni ukugira ngo tuduhane ibitekerezo. Iyi ni podcast, another day another chance, ariko iri kuri channel yitwa Abanziza Family. Nuca tugenda tuganira tukagezaho ibitekerezo, ni ukuvuga ngo uyu munsi wakoze kino, ejo kuba washoboye gukora ikintu, ejo bundi ukagikora ntibikunde, byuka mu gitondo ugapanga ukavuga ati ejo I will do this, my plan, schedule yanjye imeze gutya, ariko mu gitondo wabyuka ugasanga biranze bitewe n'ubuzima. Ariko ikintu nshaka kuganirizaho ni uko another day another chance, undi munsi n'andi mahirwe. Rero wagize neza kwitabira, wagize neza gutega amatwi kino kiganiro, iyi podcast. So tugende tuganira ibyo biganiro, amakuru, ibitekerezo, kugira ngo twunguke ubundi buzima. Mbere ko dushira indirimbo n'ejo bundi dufite gushira indirimbo hanze icyashya ivuga ubuzima, So rero another day another chance. Don't worry, niba waragerageje bikanga, niba hari ubuzima urimo butameze neza, tomorrow will be better. Everything gonna be alright. Just keep pushing, keep trusting in God. Everything gonna be alright. Thank you so much. Imani wane namwe kandi Imana ikomeze kubagirira